ndabasuhuje mbahaye ikaze bakunzi b'ijwi ry'Amerika. Iki ni ikiganiro murisanga hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro murisanga uyu munsi kiribanda nanone kuri kudeta yabaye mu Rwanda ikuraho Repubulika ya mbere yimika iya kabiri hashize imyaka 47. Ni ikiganiro cya 10, turacyita amacumi kuko ni nacyo dusa nk'abasorejeho uruhererekane rw'ibiganiro kuri iki kibazo. N'umwihariko rero gusa mbe mbararitse turacyakora ubushakashatsi kuri iki kibazo, nibugira icyo bugeraho tuzabagezaho umwanzuro mu mwanya wihariye. Muri make muri uyu mwanya mbanje gufata akanya gato kubashimira mwese mwagize uruhare wo kwitabira ibiganiro byacu aho muva mukagera. Nshimira cyane umuntu wa mbere twahuriye mu munsi mukuru w'umwana w'umuvandimwe wari warangije amashuri makuru hashize imyaka 5. Mu kuganira twunguranye ibitekerezo, yibaza niba hari ibiganiro ijwi ry'Amerika yakoze ku mateka y'u Rwanda yerekeye kudeta hashize imyaka 40. Namubwiye ko hari byinshi byakozweho ko tutifuje gusubira mu byo andi maradiyo cyangwa se ibinyamakuru byanditse byavuze. Mubwira ko tubashije kubona bamwe mu bagize uruhare muri iyo kudeta n'abandi bayimenye bya hafi twakoraho ibiganiro birambuye. Byumvikana ko tumaze imyaka 5 dukusanya ibitekerezo, dukora ubushakashatsi. Umusaruro wavuyemo ni ubufatanye bwanyu mwese. Aha rero ndabashimiye mwese mbikuye ku mutima. Mutese abatwumva bose bishimiye ibyavuzwe nuko byasobanuwe mu biganiro byakurikiranye. Reka da oya n'ubundi siko twari tubyiteze, kandi murabyumva kuko burya hari abacyumva ko uburenganzira bwabo busumba ubw'abandi. Twe rero intego yacu ni ukwibutsa mwese ngo twumva ko abantu basangiye ubumuntu, ko abanyarwanda basangiye ubunyarwanda nta kubasumbanisha. Ikindi kandi nk'uko impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zitwibutsa, uburenganzira bw'umwe burangirira aho ubw'undi butangirira. Ni ngombwa ko abanyarwanda bazirikana ko ubumwe n'ubwiyunge bizashoboka mu gihe gishavuje umwe gishengura umuturage we. Abakoze ubushakashatsi ku kibazo cy'amahoro no gukemura impaka ku isi batwibutsa ko iyo amateka atigishijwe uko yakabaye, amahoro adashoboka. Baduhanurira ko kandi uwumva ko yagiriwe nabi, uwiciwe, igihe cyose akwiriye kugira igihe cyo kurira no kugira uburenganzira busesuye bwo kubwira abandi ibyamubayeho mu gihugu cye. Nanone cyane cyane ariko tuzirikana ko ugize neza ayisanga imbere, kuri bo no kuri twe, kuri twe no kuri bo, kuri twese nk'abitsamuye. Iyo niyo nkingi y'amahoro arambye, imbuto y'icyizere, ari nabyo bibyara imbuto y'ubuzima. Iyo mbuto niyo tugarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nanone ndaha ijambo mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akomeze atugezaho ikiganiro. Venuste, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Etienne Karekezi. Abahitanywe na kudeta yo mu Rwanda mu mwaka w'1973 bari mu ngeri zinyuranye. Harimo abategetsi bakuru, abaminisitiri, abayobozi muri za ministeri, abanyamabanga bakuru, abayobozi b'ishyaka MDR ryari ku butegetsi icyo gihe, abayobozi b'ibigo by'amashuri n'abandi. Mu bantu 60 bafashwe bagafungwa bakagwa muri gereza harimo umukobwa umwe, Agnes Kabarenzi. Yaguye muri gereza ya Ruhengeri. Ijwi ry'Amerika yamuhariye ikiganiro cy'uyu munsi. Mu mibereho y'abantu, abahanga batwigisha ko kuvuga ibigwi by'umubyeyi ari uguha agaciro
ubuzima. Kuvuga ibibi byabaye ni uguca umusingi uzubakirwaho amateka yubaka y'Abanyarwanda, y'u Rwanda rutica abana barwo. Ibiganiro by'urukurikirane tumaze iminsi tubagezaho twavuze ku marorerwa yabaye. Hari n'ibyo twumvaga byatera bamwe guhahamuka, ariko twumva ari ngombwa kubibasangiza ngo tutabahisha ukuri bibitse. Bimwe muri byo byagiye bishimangira ya mvugo ikubiye mu ndirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda, aho twakwibaza koko niba ubugome kamere ari kamere muntu, ariko nanone hari naho twabonye ko umutima wa muntu wuje imbabazi zitagira ingano. Ibiganiro twabagejejeho byibutsa ko ababyiruka bakwiye gusobanurirwa ko dutiye andi magambo y'undi muhanzi, ko urukundo ruruta byose, ko amagara atagombye kuguranwa amagana, kandi ko ubuzima bw'umuntu ari ntagereranywa. Iki kiganiro Ijwi ry'Amerika giteguriye ababyeyi mwese mwabyaye mugaheka mukarera, tugituye n'abandi barereye Imana, tugituye n'imfubyi zakuranye umutima wa kimuntu. Niyo mpamvu ikiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba nagihaye inyito Umugore Rukumbi wajyanye n'abandi. Uwo ni Agnes Kabarenzi waguye muri gereza ya Ruhengeri. Iyo uvuze abantu bishwe nyuma ya kudeta muri 73, abantu benshi bumva abanyapolitiki. Byatumye nibaza umwanya Agnes Kabarenzi yari afite mu ishyaka ryari ku butegetsi, ministeri yakoragamo, ngashaka inyandiko yasize yanditse, byose nta na kimwe nabonye. None se yari muntu ki? Kudeta yabaye Agnes Kabarenzi ari umukobwa w'inkumi ufite imyaka 24. Yavukiye imuyunzwe mu cyahoze ari komini Masango muri prefetura ya Gitarama. Ababyeyi be bari Langwida mu Birigi na Anaclete Sebufirira. Uyu Sebufirira akaba yari na burugumesitiri wa komini Masango. Mu kanya turatangirana urugendo twumva ubuhamya bwabo babyirukanye imuyunzwe. Urabona turabana baturanye. Kaze nize twiza no ku kigo kimwe primaire, ariko we yarandi imbereho nk'umwaka. Turakomereza ku Karubanda mu ishuri mbonezamubano twumva abo biganye. Umuntu witonda, udahubuka, udasaragurika, uzi icyo akora, uzi icyo ahamagariwe, udapfa gukora ibyo abonye byose. Agnes Kabarenzi yafashwe yakoraga ku bitaro bikuru bya Kigali CHK kwa muganga, kuko yari ibintu bya sociale. Uzi ko n'abasociale bagenda bakora kwa muganga kuri CHK. Ni naho yabyariye avanywe muri gereza ya Kigali 1930. Umwana ntiyashobora kumurera. Turagaterura turareba nyine takarimo, ariko uwo mudamu uwo mukobwa arakiri umukobwa, arakarera rwose, karakura, kabake yakuze azi ko arapfa. Agnes Kabarenzi niwe mfungwa ya politiki yaguye muri gereza ya Ruhengeri amaze iminsi 52 atarya. Wewe niwe wanyuma rwose, niwe wagiye nyuma avec un intervalle wamubanjirije, haciyemo intervalle y'iminsi nk'ine. Umwana Agnes Kabarenzi yibarutse ari muri gereza ntashobore kumurera, arababwira ikimuri ku mutima. Abantu benshi cyane rwose bambonye kuva nkiri muto, ngira ngo bamumbonagamo. Abo nibo batumire bacu mu kiganiro muri Isanga. Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu gutangira iki kiganiro cyihariye kuri Agnes Kabarenzi, ndifuza kubabwira ko ari mu bantu ba mbere bafashwe nyuma ya kudeta, akaba yarafatiwe rimwe na musaza we Gakire Yohani wari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Gakire, uko mwabyumvise mu biganiro byacu, ari mu ba mbere bishwe, yaguye mu nzira
bamuvanye ku Gisenyi bamujyanye mu Ruhengeri. Mushiki we ari mu banyuma bapfuye, turabigarukaho mu kanya. Yafatanywe kandi na musaza we Claver Murara, undi bafatiwe rimwe mu muryango we ni muramu we Godefroid Nyiribakwe, wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta. Agnes Kabarenzi yavukiye mu muryango w'abana 9, abahungu 5 n'abakobwa 4. Imfura yari Gakire nababwiraga, naho Kabarenzi yari uwa 4. Kabarenzi yakuze nk'abandi bana, nta kintu abuze, dore ko na se yari burugumesitiri wa komine Masango. Abo babyirukanye imuyunzwe baramwibuka neza. Ijwi ry'Amerika yashoboye kubona uwari inshuti ye ikomeye, Cecile Mukabiganda, ari mu Rwanda. urabona turabana baturanye, twiza no ku kigo kimwe primaire, ariko we yarandi imbereho nk'umwaka, ariko ntabwo twize mu ishuri rimwe, twize muri segonderi, ariko ntabwo twize muri segonderi imwe. Mu ntangiriro ngewe nayize Kigali muri lycée hariya Notre Dame, we ayiga mu by'Imana. Noneho ariko iyo abantu bamaraga, mbese nk'uko habaye tronkome y'iki gihe, bakoraga examen ibashyira mu masection. Noneho ubwo amaze gukora examen yo mu by'Imana aza kwiga i Kigali hanyuma y'imyaka 3 ya segonderi. Noneho ariko nyuma gatoya aho amaze nk'umwaka aza kugira ibibazo, agira ibibazo by'uburwayi budasobanutse. Ubwo muri ubwo burwayi kenshi mu gihe twabaga turi kumwe nk'abana bava hamwe, mbese mu by'ukuri yari inshuti yanjye. Noneho nyuma ubwo burwayi bwaje gutuma asa n'uhagaze no kwiga nk'umwaka, niba nibuka neza yahagaze nk'umwaka cyangwa 2. Ubwo rero jyewe ndakomeza ndiga ndarangiza. Maze kwiga, ariko muri ubwo burwayi bonete tuzura nsamba, yaramusuraga nkagira gute, kuko naho yabaga muri famiye yabagamo, nangiye nabagamo, nabo bari inshuti, tukagendana, twakomezaga guhura kenshi. Yaragize muri sociale ku Karubanda. Ubwa nyuma ndabyibuka, ndumva hari muri 72. Ukwezi sinzibuka neza, ariko ndumva ari mu mezi ya nyuma nibwo nagarutse nje mu munsi mukuru w'umwana aho ngaho muri famiye nabagamo, bari bagize ibirori mbizamo. Ubwo rero duhurirayo, kuko nakubwiye ko izo famiye zabanaga. Duhuye rero nibwo bwa nyuma duherukanye. Bidatinze hashize nk'amezi angahe, urabona biriya biba birabaye, kudeta birabaye, ntabwo twongeye kubonana. Murabyumva, bakuranye nawe, abiganye nawe bose bavuga Agnes Kabarenzi nk'umukobwa w'umutima. Twumve Imakurata Mukamugema bakuranye. Agnes uko mwibuka nzi ko yari umukobwa witondaga cyane, utarakundaga kuvuga, wari ufite imico nk'iya nyina ariwe mama mu batisimu, wakundaga guceceka cyane, utarakundaga kuvuga no gusamara. Akaba yari umukobwa uvugira ku mutima, utanavuga cyane. Akaba ikintu cyamurangaga cyane twamubonagaho kandi cyamutandukanyaga n'abandi, yari umuntu wicisha bugufi cyane, très simple, umuntu wacishaga make, akicisha na bugufi, akanakunda gukora attention ku bantu bose no ku bintu bihita, kuko agiraga amagambo make, ntanavuge cyane, akagira igihe cyo kwitegereza abandi, agaceceka, ariko ibintu byose avuze abonye byose ntabivuge. Ubwo se iyo myifatire y'ubwizige yayigize akiri mutoya, akiri na mutoya mubyirukana, wabonaga ari umwana ucisha makeya? Ndumva yari umuntu ucisha make cyane, ku buryo kuba turi kumwe nawe twagombaga tukamuzunguza, tutari kure, kuki udakina, kuki udaseka, ngwino hano tugira, ukabona nyine akaba yanakugaya kandi mungana, akaba ni munyibisirize ngo gusa wajya kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Akaba ari umuntu witondaga cyane. Noneho rero twebwe bikatujya ko tutwara abasazi dushaka gusarana nawe, ntadukundire, ku buryo na baba bacu batubara atari ku mwakobwa mu magiye murebera kuri Agnes, kareba ukuntu ari umukobwa uvugira ku mutima.
no ariko ni karagiteri y'iwabo niko bene nyina b'abakobwa bose bari bameze niko bameze na nyina niko yari ameze abantu baceceka adakunda kuvuga no mu gihe yagendaga akura ukabona we harimo abantu bakuru ukabona bataragize igihe cy'ubwana bwo kuba abasazi no kwirukanka no kuba bacabutse yari umuntu witonda cyane bigakabye. Inshuti ye Cecile Mukabiganda yunga mu rya Mukamugema. Icyambere kimuranga cyamurangaga très intelligent mwishuri pe yari umuhanga cyane bigeze kugira no mu Rwanda kera mu bizamini bya sixième bavuga bati yabaye parmi les 5 premiers kuri abana ba urutonde yari umuhanga rero cyane kimwe akaba n'umukobwa witonda utuje pe. Na Michel Shumbusho ari mu Rwanda, ni umuhungu wa Kanane Aminadab wafunzwe nyuma ya kudeta yaguye muri gereza ya Ruhengeri. Michel Shumbusho nawe yafunganywe na nyina ahurira na Agnes Kabarenzi muri gereza, umwe afite amezi 2 undi afite imyaka 24 nubwo atari kumwibuka yamubwiwe neza. Hari ibintu nka 2 yambwiye c'était une mama akundaga gusenga cyane kubera yari katolike hari isengesho ubona bavuga ngo ndakuramutsa Mariya jagwa ni ndakuramutsa Mariya we ndakuramutsa Mariya akagira rero n'ishapure yasomaga nyine kenshi ngo bavaye kujya kuryama kenshi voilà nicyo yambwiye ko akunda gusenga ikintu yibukaga mama parce que mama we ntago yari umukatolike ariko yibuka ko yakundaga kuvuga ijambo ndakuramutsa Mariya akagira n'akantu donc n'ishapure bara n'ishapure cyane hanini ni amwibukira gusenga puis ngo yari umuntu uri kalme ariko noneho ushobora kugusetsa we ntaseke n'icyo kintu n'ibintu yambwiye kuko namubaje igihe kinini. Agnes Kabarenzi arangije amashuri abanza imuyunzwe yagiye kwiga muri lycée Notre Dame de Citeaux i Kigali ahava ajya ku Karubanda, nubwo amakuru amwe avuga ko yanyuze mu by'Imana. Aho ku Karubanda mu ishuri mbonezamubano niho yarangirije mu mwaka w'1972. Yari mu cyiciro promotion ya 11 ku rutonde rw'abahize bose ari kuri nimero y'165. Twashoboye kubona umwe mu bamumenye ahiga bari baziranye yitwa Alivera Niyitegeka yibuka umukobwa w'umunyamutima. Kabarenzi Agnès yo kavugwa twize mu kigo kimwe Karubanda hagati ya 69 na 72 niho yarangije. Hari icyiciro 2, hari icyiciro cy'abigaga imyaka 2 n'icyiciro cy'abigaga imyaka 1. we rero yari ari muri icyo cyiciro cya mbere cy'abigaga imyaka 2 ubwo yarangije muri 72 yarahansize. Ariko nubwo twabaga muri ibyo byiciro 2 twari dufite ubuzima bumwe twahuriraga hamwe ko wumva mwasangiraga twose nubwo mutari mu ishuri rimwe ariko waramubonaga naguhamagaye kubera ko yari inshuti yawe. Niki umwibukiraho uvuga uti Agnes yo mwibutse nibuka iki? Agnes yo mwibutse rwose nibuka ko yari umukobwa w'umunyamutima. Mu ijambo rimwe nuko namuvuga umukobwa witonda, umukobwa wiyoroshya, umukobwa w'imico myiza, umukobwa rwose uwashishigariraga amasomo ye n'uburere twahabwaga n'abo babikira nyine b'abawuziriya twese nakubwiye. Umunyamutima sinzi ukuntu nabikubwira n'ijambo ry'ikinyarwanda rikubiyemo byinshi nyine rikubiyemo umuntu witonda udahubuka udasaragurika uzi icyo akora uzi icyo ahamagariwe udapfa gukora ibyo abonye byose ndetse wicisha bugufi nk'uko bamwe bamuvuga. wicisha bugufi witonda utirata mwahura akagusuhuza waba ukeneye ubufasha akagufasha
ntabwo ari bene wa muntu wanyuraga iruhande ngo akwirengagize. musaza we Claver Murara nawe avuga ko Agnès Kabarenzi yarangwaga n'impuhwe n'urukundo. Cyamurangaga nyine no kugira impuhwe no kugira urukundo. Akiri umwana rwose yakundaga abantu cyane. Hari n'abantu bamwe bambwira ko yakundaga gusenga. Byo gukunda gusenga nawe wari ubimuziho? Rwose cyane. Ahubwo byaratangaje ko batarabaye mu bikira nyine, ariko buriya nta vocation yari afite. Yari n'inshuti yanjye cyane yihariye. Wowe ko yari inshuti yawe yihariye, n'iki mwahuriragaho cyane wavuga uti nka mushiki wanjye? Abenshi nyine twarakurikiranaga, yanyitagaho cyane nyine. Ibyo nabonaga rwose, yumvaga mbese niba yabona ko ari igihe muto yahaye akagirira impungenge, agashaka ko ikintu cyose ari byo wagifata. Avuye ku Karubanda ararangije, hari abambwiye ko biganye bambwiye uko yarangije amashuri akaza gukora i Kigali. Aje gukora i Kigali ni hehe yatangiriye akazi? Naho ngaho muri siyasa, ahandi yatangiriye naho ngaho niyo yatangiriye. Umwana w'umukobwa w'imyaka 24 ukora kwa muganga, bamufatiye iki? Yarahuriye hehe na politiki? Urebye mbese mbona ko ari byariraga famiye yose, byashakaga famiye yose gusa nta kindi. Kubera ko ni ikibazo nibaza, n'umwana w'umukobwa afite imyaka 24, abantu benshi bakomeje kwibeshya ko yakoraga muri presidence, bakavuga bati bure yari afite amabanga. Abandi bati bure yakoraga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kubera ko ariho umusaza we yakoraga, bati bure yari afite amabanga nicyo yazize. Ariko wowe ukambwira uti yakoraga muri Minisiteri y'Ubuzima, ari umuntu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Umwana w'umukobwa afatwa azira iki? Azira nyine yuko avuka muri famiye nyine bitaga abanyanduga, cyane cyane baziraga abantu bo muri komine Masango. Nubwo bwose atakiriho, ariko ariho kubera ko yasize imbuto, niba ariko nabyita mu Kinyarwanda. Kuba yarasize umwana y'ubitekereje wumva umeze ute? Biragushimisha cyane kuko yapfuye ageze uwasize, kandi umwana yasize nyine ni nk'urwibutso rwe, kandi yasize n'umwana ubona basa. Bikaba byarabishimishije kuba atarapfuye ngo agende buheri kuko yasize umwana ushobora umuntu areba nyine agahita amwibukira. Umwana basa, umwana ufite urugwiro, ndetse bamwe banahamya yuko yamuhaye iriya mbuto ye y'ubwenge bwiza bushamaje. Ni umwana w'ubwenge cyane nyine, afite ubwenge nk'ubwa nyina nyine. Washington, ijwi ry'Amerika. Mu kwezi kwa 12 umwaka w'1972 nibwo Kabarenzi yahuye bwa nyuma na Cecile Mukabiganda. Baraganiriye cyane by'abakobwa, mubwira ko afite n'inshuti ariko ntazina yamubwiye. Mu kwezi kwa 4 umwaka w'1973 nibwo Agnès Kabarenzi yasamye kuko yafunzwe afite inda y'amezi 3 ariko itaragaragara. Mu kwezi kwa 7 nyuma ya kudeta, Agnès Kabarenzi yakoraga mu bitaro bya Kigali. Ntigeze akora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga cyangwa se muri Presidence nk'uko bamwe babitekerezaga. Bashakisha icyo yazize nta kigaragara kuko yari umukozi usanzwe ugitangira akazi. Nubwo bwose rero yari atwite, yarafashwe arafungwa, afunganwa n'undi mukobwa Rudori Anne-Marie Nikuze, ariko we yaje gufungurwa. Agnès Kabarenzi yafungiwe muri gereza ya Kigali kugeza yibarutse imfura ye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1974. Amakuru ijwi ry'Amerika ifite nayo umuntu wabonye Agnès Kabarenzi yajyanywe mu bitaro by'ababyeyi bategereje ko abyara, yambaye imyenda y'umukara. Umuntu niwe watumye kuri mukuru we nyakwigendera Cecile Kamukunzi nyiribakwe amubwira ko murumuna we agiye kwibaruka umwana. Mu minsi
minsi yakurikiyeho mukuru we nubwo bwose yarafungiye muri komini yakoresheje amayeri yagenda nta ruhushya yitabaza inshuti yitwa Anastasia Nyirahabimana wari ufite imodoka ya Volkswagen y'umweru. Abanyagitarama bo hambere benshi barayimenye, byavuzwe ko ari we mukobwa waguze imodoka nshya bwa mbere mu Rwanda, niwe rero bajyanye i Kigali. Amakuru ijwi ry'Amerika yakuye ku bantu batandukanye nuko bashoboye kugera kuri nyakwigendera Habimana Bonaventure wari minisitiri w'ubutabera, baramutakambira abajyana kwa Major Theoneste Rizinde wayoboraga ibiro bishinzwe iperereza. Bagezeyo yahise ababwira ko bishe amategeko, ko batagombaga kuva muri komine, ndavuga Madame Nyiribakwe, ariko Minisitiri Habimana Bonaventure yinginga Rizinde kugeza yemeye kubaha uruhushya rwo kujya muri gereza gufata umwana. Bagiye muri gereza ya Kigali, Kabarenzi abahereza imfura ye ababwira ko yitwa Uwimana. Barataha. Bageze mu Yunzwe basanze inshuti za Kabarenzi zabategereje. Cecile Mukabiganda yari umwe muri bo. akazana kakageza imuhira aho yari atuye uwo muntu iwabo, yari akiri iwabo, yari ataranashaka, yaje wenyine. Akikageza mu rugo ako gahinja urakabona nawe uragasimbagiza ukabona kagifite imisatsi nk'iyo mu nda. Turagaterura turareba nyine takarimo, ariko uwo mudamu uwo mukobwa arakiri umukobwa arakarera rwose karakura kabake. Yaje kuba akabazo nyuma aho atiriye kuko yapfuye karageze no muri segonderi, ariho kaba ariwe kazi. Yanashatse akuze rwose cyane, abyara akana kamwe, aburera nabwo ari bubiri, ari nk'ubwana bwe pe. Burabyirukana burakurana, noneho nyuma apfuye uwo rero yagombaga kurezwanya famiye y'iwabo wa nyina. Anastasia Nyirahabimana twavuze wari ufite imodoka ya VW niwe wakomeje kurera umwana wa Kabarenzi, aramubatirisha amwita Christine. Inshuti za Kabarenzi zimaze kumenya ko yafashwe zaguye mu kantu. Arivera niyitegeka. Aho bimenyeye nakubiswe n'inkuba, ndetse naho tumenyeye ko abo bantu bapfuye ntawe uzongera kubabona, nanone birushaho kuba igitangaza. Ubwo twamenye ko yabyaye, ndetse umwana ararirwa arakura aranashyingirwa. ngira ngo ubu ngubu yari kuba anezerewe ko yujukuruje kimwe natwe twese bakecuru twiganye. Ibyo birashimishije cyane, birashimishije kubona uwo mwana we ariho tukamumwibukiraho, kuko turamwibuka turamuzi, kandi usibye no kumwibukira no ku mwana we nawe ntitumwibagirwa ku giti cye, kuko iyo wabanye n'umuntu mugasangira mugakina mukaganira ku ishuri ni ibintu by'urwibutso umuntu atajya yibagirwa na rimwe. Ko kantu ko mu ishuri ni akantu umuntu atajya yibagirwa na rimwe. Mu kwezi kwa kabiri umwaka w'1974 nibwo Agnes Kabarenzi yavanywe muri gereza ya Kigali yajyanwa muri gereza ya Ruhengeri, afunganwa n'abanyapolitiki atari umunyapolitiki, afunganwa n'abagabo atari umugabo. Yari afunganywe n'umucuruzi Kanani Amenadab n'umugore we Pauline yarafunze, kandi mwarabyumvise hano ku ijwi ry'Amerika. N'umwana wabo wari ufite amezi 2 gusa yarafunze. Nubwo Agnes Kabarenzi atari yashoboye kurera umwana we ngo amuhe urukundo, yafashaga Kanani Pauline gusimbagiza uwo yari afite, Michel Shumbusho umuhungu wa Kanani, yibuka ibyo umubyeyi we yamubwiye kuri Kabarenzi. Agnes Kabarenzi yajyaga mpeka mu mugongo, ibyo byose nabibwiwe n'umubyeyi wanjye akiriho. Kampeka habari igihe rwose habaga ari ingorane zo kubona ubuzima bwa prison, ndetse umubyeyi wangeze kumbwira ko ari igihe igeze gufatwa n'umusonga, bisaba yuko
Agnes Kabarenzi mani muheru kudashira anyitaho kumeka kunkarabya kumabibero ntabwo rwose sinzi urumva ntabwo byoroshye nubwo narabashije kumubona ariko ni ibintu umuntu afite ku mutima kandi by'ibikomere biri aho ngaho abana nabyo komera bose babaye torture babayeho mu buryo torture moralement bwo kubabaza bidafite ahantu bihuriye ni Venuste c'est vraiment trop atroce ndabizi komera niyo mpamvu kino kiganiro nifuje ko kibaho ni ukugira ngo abanyarwanda bumve ijwi ry'Amerika uyu munsi bamenye ishyano ryagwiririye u Rwanda kugira ngo umuntu ucyumva nawe uyu munsi yumve ko umuntu ari nkundi. Ndagushimiye cyane Venuste, merci beaucoup. Washington, ijwi ry'Amerika. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 77 abayobozi ba gereza ya Ruhengeri bafashe icyemezo cyo kwicisha imfungwa inzara. Imbarutso yabaye ko bari banze kurya kugira ngo bagaragaze ko batishimiye indyo mbi bahabwaga, noneho bihumira ku mirari. Wa mutsima umeze nk'ibuye barawubura, bya bishyimbo biri mu munyu w'igisoryo barabibura, na cya gikoma kibingume. Justine Mugenzi politiki bigeze kuyobora ishyaka PL wabaye na minisitiri mu Rwanda, nawe yarahafungiwe ndetse yarahari igihe izo mfungwa zicishwaga inzara. Yatanze ubuhamya hano ku ijwi ry'Amerika, twongere twumve uko yabivugaga. Ngo ku munsi wa 10 cyangwa 12 nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso. Ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri serire y'uwitwa Mivumbi Damian. Basanga sinzi aho yavanye akembe, basanga yari ikase umuhogo cyangwa umutsi wo kwijosi, arabanza vira hejuru y'ikarayiye hanyuma aratembagara. Ubu rero waratambukutse haca igihe nta yindi serire bakinguye. Dutazanta cyo kora se bagara yarazaga kingura akarunguruka kareba uko umuntu ameze, nta kumuvugisha, yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza, yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana. Abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31. Abapfuye mbere bishwe n'inzara koko ni munsi wa 31. Undi wakurikiyeho donc hagati ya 30 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye, hasigara Umugore Agnes. Muri kino kiganiro Justine Mugenzi yagarutse kugira ngo atubwire uko byari byifashe mu minsi ya nyuma ya Agnes Kabarenzi. Nibutse ko ari we mugore wenyine wari ufunganywe n'abo bagabo. Ababaye muri iyo gereza basobanura ko yari mu cyumba kasho ifite nimero 7, yaratakambye abura gitabara, yasabye amazi yo kubobeza umuhogo ntiyayahabwa. Niwe witabye Imana nyuma y'abandi, nyuma y'iminsi 52 atarya. Yari afite imyaka 28. Twumve Justine Mugenzi. Twebwe twarumirwaga, twari twarumiwe kuko toute la tragédie yatangiye twireba, bakabankuraja bagiraga umwanya wo gufatanya amasengesho, kwaho ni mu minsi ya mbere bagishobora kuvuga amajwi agasohoka, mais à un moment donné la voix ne sortait plus, donc bari basigaye bigunze buri muntu ukundi ukwe. Agnes rero n'était pas dans un différent climat que celui-là. Hari uvuze ibyo gusenga mu biganiro nagiranye na bamwe, harabambwiye yuko muri gereza n'ubundi ngo yakundaga gusenga cyane, ngo akavuga ndakuramutsa Mariya mbere yo gusinzira. Ayo masengesho yazandakuramutsa Mariya barayumvaga hamwe n'izindi mfungwa bayavuga basenga. Mu minsi ya mbere bagisengana nibyo nakubwiye nti babanje kujya basengana, bagafata umwanya wo kwijanja amasengesho, ariko mu madone byaracecetse.
amamandone byaracecetse wayavugaga muri serire wajyaga kubyumva sutewe nawe uri mu yindi certainement ko yabikomeje kuko yari parmi les personnes qui témoignaient leur foi vraiment d'une façon inéquivoque. Mu Kinyarwanda ubwo ashaka kuvuga ko ni umuntu wagaragaza ukwemera kwe ku buryo butaziguye. C'est ça. Kandi rero ugasanga nyine ni drame ntabwo ntawashobora kuyikubwira ngo uyumve. Ni drame kuko kubona umugore wenyine wafungiwe regime ngo yakudeta bakoze uwo mugore se yajyaga gutwara mortier niwe watwaraga blende se uwo mugore yakoze kudeta byari ukumirwa gusa byari ukumirwa hanyuma rero nawe aho amagambo amushiriyemo nuko aricecekera gusa kugeza igihe basangiye yabanje kujya atakambira Sembagara ati nyaboneka ati mwampaye nibura amazi yo kunywa nyarengejeho nta kindi wavuga nta kindi navuga muzi akamusaba amazi akayamwima nabyageze aho arabireka yabonye ntacyo bimugezeho arabyihorera bageze aho barirezinya bose bumva ko ntawe uri bugerageze gucukura se ngo agende abantu bari bemeye rwaje. Hari amakuru avuga yuko ari mu banyuma bitabye Imana nyine bishwe n'inzara byaba ari byo koko ko ari we wa nyuma muri abo bose witabye Imana? Wewe niwe wa nyuma rwose niwe wagiye nyuma avec un intervalle wamubanjirije haciyemo intervalle y'iminsi nk'ine cyangwa itanu. Wewe uwamubanjirije mu bamumwibuka uwo basigaranye inyuma n'uwitwa Ruizi twagira Yesu. Justin Mugenzi ndagushimiye cyane. Namwe murakoze. Mu biganiro byacu byahise mwumvise umubyeyi utaratinye gusura imfungwa zari mu kaga muri gereza ya Ruhengeri nubwo yageragayo agacunaguzwa. Mwumvise umubyeyi wagiye mu rukiko baburana agira ngo abagaragarize ko batari bonyine. Uwo ni Madamu Kabanda Felicite. Mbese wavuga iki ku byo mumaze kumva kuri Agnes Kabarenzi? Yewe ibyavuzwe kuri uriya mubyeyi yanyuze mu bikomeye byinshi ku buryo rwose bishenguye umutima kumenya ubuzima bwe n'uko yababaye n'uko yababajwe. Ntabwo bishimishije kubona umubyeyi abyara umwana ntamwirerere ntamwonse bakamumutwara gutyo, ariko Imana yafashije uwo mwana kubaho. Icyo ni ikintu gikuru twashimira Imana, ariko ubugome nka buriya bwo no kubwamaganira kure. Uwo mwana wa Kabarenzi Agnes abumva ijwi ry'Amerika baramwumva mu kanya, ariko unyemerere mvuge gato ku wundi mwana w'umusore wari ufite imyaka 23 mu gihe cya kudeta. Yararangije mu ishuri rikuru rya gisirikare ari Lieutenant Augustin Mbaraga. Namenye ko munafitanye isano, mutwibutse. Nuwo mu muryango, ariko namumenye cyane cyane akuze arangije ishuri mu by'Imana akajya muri école d'officier, arangiza ari uwa mbere wa promotion 72. Ari i Kigali ku kazi ke ka mbere yajyaga anyarukira Igikondo aho twari turi, ariko ubwo nyine tugiye mu Ruhengeri ntitwongeye kumubona. Tuza kumva ko yafunzwe nawe, mbese ubwo twamuherukaga i Kigali. Uretse ko namubonye mu rukiko nyine tukarebana gutya nk'abantu bahana message ati ndahari uzababwire ko wambonye, nuko naho muheruka, ariko n'uwo mu muryango se yari data wacu. Impamvu mukubajije nuko mu bantu bose bafunzwe icyo gihe bagapfa bakaburirwa irengero kubera ko tugishaka kumenya aho bashyinguwe. Lieutenant Augustin Mbaraga nta mwana yasize, ntabwo twashoboye kugira umwana we twahamagara hano ku ry'Amerika kugira ngo tumubaze uko yumva ameze. Niyo mpamvu nari nkubajije nkawe nk'umubyeyi kugira ngo
ugira ikintu ubivugaho mu gihe twiteguye kwakira umwana wa Kabarenzi. Yewe Mbaraga ni agahinda kuba nta icyo yasize inyuma, abandi basize abana, basiga urubyaro, basiga imvugo, ariko Mbaraga nyine ubwo yagiye ari umusore nta mwana afite, yari atarashaka, n'ababyeyi be barapfuye. Ubwo rero ni agahinda kutagira ubaza ibya Mbaraga, ariko nawe urumva yari yagiye, yari yashatse kuba umusirikare nyine ngo yitangire igihugu, ariko yajyanywe kimwe n'abandi bose b'inzirakarengane. Nawe navuga ko yagiye ari inzirakarengane kuko nta bintu bya politike yari yakajyamo, yari amaze umwaka gusa mu kazi. Yewe ntabwo namuvugaho byinshi, ariko ni agahinda yadusigiye muri famiye. Mbaraga yagiye atarashaka, nta mwana yasize, ariko amahirwe tugira ni uko Agnès we afite ishami ryamushibutseho. Bari bariho ntibakiriho, ariko Imana ishimwe turiho, udusohoza ikivi cy'urukundo, baturaze. Agnès Kabarenzi ntakiriho ariko ariho, kuko nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda uwibarutse ntapfa. Yasize imbuto y'ubuzima, imbuto yo guhuza no kunga imitima. Muri aka kanya dushimishijwe no kwakira ishami yashibutse, Dogiteri Christine Uwimana. Arubatse, afite abana 3, ni umuganga w'inzobere mu gusana imitima yahahamutse, akorera mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Lausanne. Dr Christine Uwimana, nguhaye ikaze ku ijwi ry'Amerika. Muraho neza bwana Venuste, nagira ngo mbanze gushimira cyane ijwi ry'Amerika kuri aka kazi mukora katoroshye kandi gakenewe cyane mu mateka y'Abanyarwanda. Nagira ngo mbanze mbashimire. Murakoze cyane. Hanyuma icya kabiri nagira ngo nanone nshimire abantu bose barimo bagenda baduha ubuhamya bw'ibyo bazi, bw'ibyo babonye, kuko ibi bintu rwose byubaka imitima yacu twebwe twapfushije abantu muri kiriya gihe. Urakoze cyane kuba wemeye kuza muri kino kiganiro, kandi ukaba uje kuvuga nyuma y'abo bamaze kuvuga bose. Wabumvise bagiye bavuga umubyeyi wawe, bamuvuga ibigwi, bakwibukije byinshi utaruzi, hari n'ibyo yenda waruzi wabwiwe. Ariko nagira ngo mbanze nkubaze, wamenye ryari ko umubyeyi wawe atakiriho? Icyo kibazo rwose ni ikibazo gikomeye kandi kidakomeye kugisubiza. Biragoranye kumenya igihe namenye neza, ariko muri makeya iyo nibutse nkiri umwana mutoya, narabimenye ko hari umumama wambyaye utakiriho. Ariko ni abantu babivugaga, atari igihe babibwiye, bakabivuga hagati yabo, cyangwa bambona ukabona bafite ukuntu bahindutse. Nabimaranye imyaka myinshi ntazi neza ibyo ari byo, noneho nkajya ngira n'abantu bamwe bagenda bambwira izindi histoire kuri jyewe, ariko mu by'ukuri namenye neza ko yapfuye, kandi muri kiriya gihe nabwo ntazi neza, mfite imyaka ndumva ari 14. Ko kuva nyiri umwana mutoya byo nari mbizi yuko hari uwundi mumama wambyaye kandi utakiriho. Muri abo babyeyi bakureze, muri abo bana mwakinanaga cyangwa se abakuru bakubonaga, hari uwigeze kureba mu maso akavuga ati uyu mwana arasa na Kabarenzi? Yo, ntekereza ko abantu bose bambonaga kuva nkiri mutoya bahitaga bamubona muri jyewe, nubwo batabimbwiraga directement. Ariko urabona ukuntu duteye mu mico yacu ya Kinyarwanda, ntabwo tuvuga byinshi. Abantu benshi barambonaga, kandi na n'ubu ukabona
bahise bifata ukuntu cyangwa bakavuga ngo niwe gusa cyangwa bakimyoza ukabona bagize agahinda. Ku buryo rwose ndibuka nk'umuntu w'umubyeyi wigeze kuza gusura umuhungu we ku ishuri segonderi aho nigaga mu by'Imana, ambonye arikanga kandi atanze neza. Arampamagara ati mwana urinde uruwande, noneho mwibwiye aza kumbwira ko yiganye ngo na mama muri segonderi. Donc abantu benshi cyane rwose bambonye kuva nkiri muto, ngira ngo bamumbonagamo. Bamukubonagamo. Muri kino kiganiro wagiye wumva benshi bamuvuga uko yigaga, ndetse bavuze yuko hari igihe yakoze irushanwa ry'igihugu yenda kwimuka ajya muri segonderi, ajya mu mashuri yisumbuye, akaba ari nawe ubu wa mbere. Nawe nzi ko wabyirutse uri umwana uzi ubwenge, ndetse na n'ubu uri igihangange sintinye kubivuga, ndetse namenye mu bushakashatsi nakoze, namenye ko nawe wigeze gutsinda irushanwa rya leta. Hari utuntu muhuriyeho, sinzi niba wari ubiziho, hari uwigeze akubwira ko mama wawe wigeze atsinda iryo rushanwa? Nibyo wikubwiye mbere cyangwa se wari usanzwe ubizi? Nagiye menya ko ngo mama yari umuntu w'umuhanga cyane, ariko mu by'ukuri kereka niba nabyibagiwe, ntabwo nigeze menya ko yaba yatsinze irushanwa iri n'iri. Abantu benshi bagiye bambwira ko yari umuntu uri umuhanga, noneho nanjye nagize amahirwe yo kugira ubwo buhanga bwo mu ishuri, ku buryo nyine bahita bavuga bati ni nka mama wawe. Ariko ntabwo nari nzi neza rwose yuko ngo yaba yaratsinze irushanwa, ahubwo ngewe nabuze ntibanza babyitiranyije nanjye, kuko nkiri muto ndumva nigaga nko mu wa kabiri wa primaire cyangwa mu wa gatatu, habaye irushanwa, sinibuka mu ruhe rwego, kuko iryo rushanwa ndaritsinda. Icyo wibuka kuri iryo rushanwa uritsinze baguhembye iki? Icyo gihe icyo nibuka ni uko natsinze iryo rushanwa, noneho mama wanjye wandeze, nshimira cyane kuko niwe nkesha ubuzima, nawe yakoraga aho hafi, ari directrice y'ikigo cy'imyuga cy'abakobwa. Noneho ndibuka ko abana benshi baje nyine banja iruhande na mama, nuko igihembo bampaye rero birasekeje, igihembo cya uniforme ya kaki y'abahungu. Ubanza icyo gihe ntabwo batekerezaga yuko abakobwa bashobora gutsinda kuri urwo rwego. Nuko aho kuguha juru baguha kaki. Bampaye kaki, ariko sinzi icyo mama yayikoresheje. Birasekeje cyane, nyine nibyerekana yuko batekerezaga ko abahungu aribo bashobora kuba ba mbere. Birashekeje cyane, ndumva uri umuntu nawe urangwa n'ibyishimo. Michel yaraho yavuze yuko mama wawe yari umuntu, kuba mubwiye ari umwana, ariko no muri gereza ngo yakundaga gusetsa abantu, agatera ibiparu, ndetse akabasetsa, ariko we akimunyamunya mu gihe baturitse baseka, we akabihorera akicecekera. Wumvise mu kiganiro abantu benshi bagiye bavuga ko ari umuntu ucecetse cyane. Ibyo byo guceceka nawe birakuranga? Ese navuga iki? Wagira ngo hari yego cyangwa oya. Ntekereza yuko hari ibihengeramo nk'abacecetse cyane, kandi ntekereza ko urabona ndi umuntu ufite imyaka irenze 40, ko hari igihe cyabayeho nkaceceka cyane koko. Ariko rero iyo ndebye umuryango wacu, kandi nuko abanyarwanda bameze muri rusange, usanga bagira icyo kintu cyo guceceka. Noneho mu by'umwihariko umuryango wacu, ahubwo jyewe ntekereza ko ndi muri bamwe bavuga, bakunda kuvuga no gushyira ibintu ku mugaragaro, no kumenya neza, gusesengura ibintu. Ariko se ugakunda no gusetsa nkawe? Yewe ibyo ngibyo se abandi nibo
abandi nibo wenda babimbwira abantu dukorana nibo bajyaga babimbwira rimwe na rimwe ubwo buriya abantu burya baba bafite ukuntu bakubona wenda nabo batanga témoignage ariko icyo kintu cyo ko mama yasetsaga ntabwo nari nkizi neza gusa icyo namenye nuko ngo yari umuntu ukunda kubyina akunda no kubyina rock cyane rwose ngo akajya abyinisha abantu ako kantu nakumva nyine ngo ari akantu gashimishije kuko nanjye nkunda kubyina nkakunda no kuririmba iyo uririmbye ugiraho n'igihe uririmbira Imana ko bavuze ko yakundaga gusenga icyo gihe nawe urakigira cyo gusenga baravuga ngo umuntu aririmbye abasenze kabiri ndi umuririmbyi kuva kera cyane kuva mfite nk'imyaka 13 14 kandi naririmbaga mu kiliziya n'ubu ngubu aho ndi ndacyaririmba icyo gihe ntabwo nshobora kukibura kuko ngira ngo kuririmba bimpa amahoro hari ukuntu bimpa amahoro y'umutima ibiganiro nk'ibi ngibi ntabwo byoroshye nzi yuko no mu kazi kawe ufitemo ni nabyo wize usana imitima ufasha abantu kwiyumva no kwimenya ufasha abantu kwisubiranya usubiranya gute abandi nawe wisubiranya uhereye ku byakubayeho cyane cyane no ku byabaye ku mubyeyi wawe umbajije rwose ikibazo cyiza kuko buriya iyo dutekereje twese ntabwo akazi dukora hari ukuntu umuntu akibonamo atekereza wenda ngo yarabishatse ngo niyo wabishatse gukora ako kazi ariko hari n'ukundi kuntu imibereho yacu itujyana mu kazi dukora ubwo rero ntekereza yuko y'abangana bagize ibibazo bikomeye cyangwa bingana n'ibyanjye cyangwa bibirusha nshobora kubyumva kuba narabayeho muri ubwo buzima kuba naragize ibyo bikomere donc nshobora kumva abandi noneho formation nagize idufasha kugira ngo dushobore kudafatwa cyane urumva kudafatwa cyane cyangwa turwazwe n'ibyo ngibyo abandi batubwira ni ukuvuga rwose ngo no mu kazi dukora natwe baba baturi hafi tuba dufite abantu baturi hafi dushobora kugenda tubwira uko byadukomereye donc tuba dufite iyo formation idufasha kumva abantu no kubafasha kwisana noneho kandi bitatugizeho twebwe ihungabana wabyivugiye wakuze ukurira mu muryango ugukunda baguha urukundo ruhebuje umubyeyi wawe aza gutabaruka ndavuga uwakureze urakomeza ubaho uriga urarangiza uri umubyeyi urarera nawe ni iki kintu ubona utigeze ubona cyagombye kukongerera ibyishimo ikintu mbona ntigeze mbona ni ibintu bibiri njye navuga ibintu bibiri by'ingenzi hanyuma ndaza sinzi niba ndibone undi munota umwe wo gushimira abantu bo mu muryango ariko ikintu mbona nabuze rwose kugira ngo bifashe gukomeza kwiyubaka no gukura neza ni ukumenya uko byagenze ni ukumenya ayo mateka ya mama nuko byagenze icyo kintu rwose cyarabuze ntekereza ko umuryango cyangwa no mu mitera y'abanyarwanda byabakomereye kugira ngo bashobore kubwira umwana bati dore uko byagenze cyangwa dore uko mama wawe yari ameze icyo kintu narakibuze ikindi cya kabiri nabuze na n'ubu ngubu nkibaza nuko umwana avuka ku babyeyi babiri ni ukumenya ngo ubundi mubyeyi ni uwuhe icyo kintu rwose nacyo narakibuze kandi ni ikibazo nkibaza kugeza ubu ngubu ku buryo binatuma jyewe ubwanjye ntashobora
kujya mu cyunamo. Hari igihe njya mbwira abana banjye nti bizashyira bigere nzakora icyunamo cyangwa hommage ku babyeyi banjye n'abandi bose nabuze, ariko hari ikintu kimwe nkibura. Nuko ubwo rero ndacyategereje. Nuko ukomeza ugategereza, ngira ngo wategereje imyaka irenga 47 kugira ngo uyu munsi ijwi ry'Amerika rishobore kugufasha kumuvuga ibigwi umenye kurushaho umubyeyi wawe. Ubwo ijwi ry'Amerika rizakomeza ritohoze, rizagufasha no kugera ku bindi. Igihe kirageze kugira ngo ushimire nk'uko wabyifuje, hanyuma dusoza ikiganiro. Nongere nshimire, warandagushimiye cyane bwana Venuste. Ntabwo narangiza iminota mu mpaye nashimiye cyane byimazeyo abantu bo mu muryango bampaye urukundo, bakangaburira, bakankunda, bakandira amashuri, nkaba ndiho, nkaba ntari umuntu urwaye mu mutwe, nkaba ndi umuntu ufite ubuzima bwiza. Donc ntabwo ngiye kubarondora kuko navuga ko narezwe n'abantu benshi, ariko by'umwihariko ndashimira mama Anastasia nawe witabye Imana hamwe n'umugabo we, bari ababyeyi banjye nawe witabye Imana. Donc ndashimira byimazeyo abantu bo mu muryango bashoboye kundera no kumfasha. Wenda nkaba ngira n'akantu nasaba ababyeyi muri rusange, cyane cyane ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi imbere. Nifuzaga kubasaba yuko bajya bakwihangana bakabwira abana babo barera ababyeyi babo ba mbere, kuko rwose birabafasha. Ibintu byo nyine tuvuga ngo ni ukugira ngo umwana ngo atababara, ngo ntabwo tumubwira ngo atababara, kandi umwana hari abandi babyeyi ba mbere yagize, birica mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi mbere, ni byiza kubaha urukundo no kubitaho muri byose, noneho no kugira iyo responsabilité yo kubabwira umubyeyi wabo wabanje, kugira ngo hatabaho navuga ngo iki mu kinyarwanda rupture, kugira ngo hatabamo igice kibura muri histoire y'umuntu. Ni icyo ngicyo narangirizaho. Ni nayo mpamvu nshimiye cyane nanone ijwi ry'Amerika kuri aka kazi mukora, kuko hari ibintu byinshi namenye ntari nzi bishobora gutuma nkomeza kwiyubaka nubwo ndengeje imyaka 40. Nagira ngo nkomeze kubashimira muri aka kazi katoroshye mukora. Ndagushimiye cyane ku bwa kano kanya wahaye ijwi ry'Amerika, ukaba watumye n'abantu bamenya kuriho, bityo ukanatuma n'abantu bamenya yuko mama wawe akiriho mu bundi buryo. Murakoze cyane rwose. Kuri jyewe ni ibyishimo, ntimugire ngo ni agahinda. Kuri jyewe ni ibyishimo kumva abo bantu bose no kuba mwafashe iminota yo kumuvuga kandi umuvuga neza. Donc ni ibintu binyubatse cyane, ndabashimiye. bariho ntibakiriho, ariko Imana ishimye turiho, udusohoza ikivi cy'urukundo, baturaze. Ikiganiro twari twahariye Agnes Kabarenzi, umugore Rukumbi wajyanye n'abandi gufungwa nyuma ya kudeta yabaye mu Rwanda muri 73 ikuraho Repubulika ya mbere ya Gerigori Kayibanda, yimiki ya kabiri ya Juvenal Habyarimana. Ni hano gihagarariye kuyavuga siko kuyamara, hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye. Nongere nshimire cyane abatumire bacu mwadufashije kumenya Agnes Kabarenzi, mugaragaza icyubahiro gikwiye guhabwa ubuzima muri rusange n'umuntu ku buryo bwihariye. Mbashimire namwe mwese mukurikira ijwi ry'Amerika buri munsi, kandi muri benshi. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Murakarama. Hari ababyeyi bacu, abavandimwe twabo
twabuze twabaye imfubyi tukiri bato ariko turiho Imana iradukomeje